Mwaramutse naho neza. Ikiganiro kigufi tugiye kubagezaho kirajyana na topic yo kwiyakira. Iyo umuntu avuze ijambo kwiyakira, umuntu avuga mu nsengero ko akunda abantu bakunda kuvuga, bazi ngo kwiyakira ngo ni ibintu ngo bireba abakene, kwiyakira ngo ni ibintu bireba abantu batakaje akazi, kwiyakira ni ibintu bireba abashomeri, kwiyakira ni ibintu bireba abantu babana n'uburwayi budakira. Ariko ubundi kwiyakira ni ibintu bireba, twe twigisha filozofi ya Spinoza, kwiyakira ni ibintu bireba umuntu wese, ni ibintu bireba igihumeka cyose. Ariko noneho reka twivugire ku muntu. Kwiyakira ni ibintu bireba umuntu wese, kuko umuntu ubundi agira tandanse yo kubaho ubuzima butari ubwe, kubaho ubuzima butari ubwe, ashaka guhita abaho ikindi kintu kirenze kitari ubuzima bwe, ngo abwakire uko buri. Spinoza hari icyo yise amour intellectualis dei, l'amour intellectuel de Dieu, cyangwa intellectual love of God. Intellectual love of God ni ukuvuga kwakira ubuzima uko buri, byaba ibibabaje, byaba ibishimishije, byaba n'ibintu udafitiye igisobanuro. Urugero, turimo kuvuga ku kwiyakira. Mushobora kuba muri mu muhanda mugenda, ukabona bamwe bakoze agisida, namwe murimo ukabona wowe urarokotse, wenda ufite ubumuga ubu n'ubu, cyangwa we nta n'ubwo ufite, abandi babufite. Ntabwo umuntu usabwa kwiyakira ari wa wundi wacitse ukuguru gusa. Nawe usabwa kwiyakira. Iyo usabwa kwiyakira ni ukureba ibintu uko biri, nta kugira ngo ushake interpretation ku ruhande uvomye ahantu hatazwi neza. Wihita uvuga uti buriya impamvu ndokotse ni uko Imana inkunda, impamvu ndokotse njye ndi muzima ntahungabanye, ni uko Imana hari misiyo irimo kuma, hari ikindi kintu, hari misiyo Imana irimo kuma, hari misiyo Imana irimo kuma. Imana buriya hari ikintu ishaka kumbwira, ikintu cyo kuvuga ngo Imana hari ikintu ishaka kumbwira, Imana hari ikintu ishaka kumbwira. Ni ukuvuga ubuzima bwawe kugira ngo ubwakire ujye muri situwasiyo isanzwe, wowe ugatangira gushaka ikintu kiri superiyeri, kuvuga ngo buriya kubwo ndiho hari Imana inkunda iri mu ijuru. Ubwo kwiyakira biba byakunaniye. Nous sommes là jetés dans le monde, turi abantu bajugunywe ku isi, nta n'ikintu kitujugunyeyo, ariko tukahisanga gutya. Kwakira rero ibyo bintu, ko nta Mana ifite komande ku ruhande, ko nta Satani ugushuka, ahubwo ukamenya uti biriya byifuzo nigiramo imbere byo gusinda se, byo gusambana, byo gutukana n'abandi, byo kwikubira, ukamenya ko ibyo bintu bitarimo guturuka kuri Satani, ahubwo ariko uteye, ugashaka uburyo ubiyobora kugira ngo ube muri harmony nawe ubwawe, harmony n'abandi muri kumwe, na sosiyete muri rusange. Utabikoze gutyo ugashaka kubyitirira Satani, wakumva ufite akanyamuneza no kubana neza n'abandi, ntuzavuge ngo buriya Imana yampaye umutima mwiza. Nta Mana yaguhaye umutima mwiza, nta na Satani iguha ibitekerezo bibi, ahubwo ibyo bintu byose bikurimo. Ugasabwa rero kwiyakira completely, bikagusaba kwiyakira completely no kwakira realite uko iri. Niho hatumye nkora cya kiganiro mpuza Nietzsche na Spinoza. Nietzsche muramuzi, ni wandi wavuze ngo I have a precursor. Ati Spinoza namumenye ntinzi, ariko ati nabonye mfite precursor, I have found in him a precursor.
ni ukuvuga ibyo nkora ibyo nandika hari umuntu wundi wari warabyanditse, hari undi muntu wari warabyanditse. Siri tukwerekana yuko tugomba kwakira ubuzima uko buri mu cyo yise amour fati, l'amour du destin, gukunda destiny yawe, atari ukuvuga ngo Imana yakwandikiye destiny uzanyuramo, oya, ahubwo ibyo tunyuramo bisa nk'aho byanditse ahantu, byanditswe n'uko twitwaye n'uko abadukikije nabo bitwaye. Ukamenya uti muri bino bintu rero ndimo kunyuramo harimo ibyo nshobora gukontorora nkabihindura. Ushobora guhindura akazi wabagamo, ariko ntabwo ushobora guhindura uko abantu bagufata. Niyo mpamvu kwirirwa urakajwe n'uko abantu batagukunda, n'uko abantu batakwishimiye, y'uko abantu batarimo kukubaha, ibyo nta kibazo. Ibyo udashobora kumetiriza byihorere. L'amour fati, ibyo ushobora kumetiriza ugahindura ibyari bikubabaje ni byiza cyane, wabikora. Ariko tugakagira amour fati, l'amour du destin. L'amour fati ijyanye no kwiyakira no kwakira ibintu byose muri rusange, cyangwa kwakira Imana, kandi Imana ukamenya yuko niyo structure ya reality tubamo, cyangwa reality y'ubuzima bwacu. Mugire umunsi mwiza rero. Ni Peter Claver Rurangwa tubasangiza kuri filozofi ya Spinoza. Uyu munsi twagarutse tubabwira ko kwiyakira ariko atari handi bireba ngo umuntu waburaye, umuntu washonje, umuntu ufite ikibazo iki n'iki, ahubwo umuntu wese, kuko nk'uko Albert Camus yabivuze, Albert Camus yaravuze ngo abantu nibo bonyine babaho ubuzima butari ubwabo, bakora uko bashoboye bakabaho badashaka kuba abantu. Inka irabyuka ikabira ikajya kurisha ikumva ari ibyo, ariko umuntu ashaka ikindi kintu. Niyo mpamvu yubaka insengero, nta kintu kimupuruvinga yuko iyo Mana ihari, ariko ashobora kuva aha agakora ingendo nyobokamana ndende cyane, kandi nta Mana iri bumwumve, arimo kurwana nawe ubwe gusa kugira ngo atakire ubuzima uko buri. Murakoze, musangize abandi ibiganiro kandi munabitera inkunga kugira ngo bikomeze kwaguka. Murakoze.